ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe ngo mujye mumenya yuko Imana ije kugerageza kwizera kwanyu ariko kandi ngo igire produit ikuramo yitwa kwihangana tugakompara ibigeragezo turi kunyuramo nuko Imana hari ubundi buryo yahindutse ku buzima bwacu ariko Imana irakiranuka ikiranuka twariye inakiranuka dushonje kiranuka ubuzima bwacu ari bwiza inakiranuka twarwaye iki Imana ishaka ku mwana w'umuntu ni iki kandi kwirwa tubwira ngo urihangana icecekere tuzabimenye ejo nuba waciye ahantu tuzavuga ngo burya runaka arihangana niya makuba haravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzigera nikora ku inyangamugayo none we bagututse rimwe ugiye kubasubiza kuri YouTube abantu barakuvuza ugiye kubavuma abantu baraguye mu rimwe usibye nimero zabo za telefone uri kwirirwa ujya kubasebya hirya no hino niba utaranesheje amakuba izindi ntambwe ntuzazishobora ubu izi ni ingendo z'umuntu wamaze gukizwa akwiye gukomereramo ukwiye gukomezwa n'uburyo unesha amakuba kandi kizagushoboza kunesha amakuba Inkuru nziza TV twongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese abari mu Rwanda muri East Africa Europe Amerika ndetse na Asia aho uherereye wese ndagusuhuza cyane komera kandi wihangane ibihe byose wabuhe urimo byose nukuri ihangane niba kandi wishimye komereza aho ariko uzirikane ko nta gahora gahanze isi ni ups and down muri kumwe na Dieudonné impano y'Imana tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Gideon umukozi w'Imana cyane muramumenyereye ngo ari kumbwira ngo ukuntu ngo ibintu bikaze hano hanze nyuma ya kamera niko yambwiraga Gideon karame ngo birakaze ariko abafite Imana byose bafatanyizamo kubazanira ibyiza hari wabwira urya ubwira ngo ariko izo njuga zanyu umuntu uvuga utyo wamubwira iki ufite Imana ibyiza imufataniza kubimuzanira bimenya utayifite bimubwiye yumva ari amahamba nta nubwo amenya ibyo ari byo yego ubwo rero abantu barushaho gushaka umwami kuko umwami ni mwiza umuririmbyi navuze ngo umwami ni mwiza pe ubwiza bwayo yarabubonye bona nta kundi yabugereranya nta kintu yabugereranya nacyo ahubwo aravuga ngo ni mwiza pe yongeraho na pe kandi ni nako kuri wababona abantu bose barasaze bizera ibi bintu ibisekuru n'ibisekuruza zibukira ngwino umwami aragushaka kandi afite gahunda nziza yego dutangize ikiganiro dusenga murakoze cyane yego mbere ko nsenga gato reka nongere nibwira abantu birashoboka ko hari umuntu wabukoze subscribe vuba birashoboka ko haba hari umuntu utaragize yenda umugisha wo kunkurikirana ahandi akaba bari bwo ashobora kuba mbonye akaba yakwibaza ngo ni muntu ki nitwa Gideon Nshimiyimana ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana ndabakunda cyane ndi umugabo mfite umudamu n'abana batatu nkunda Imana n'abantu b'Imana kandi nkunda gutaha mu bwami bwo mu ijuru kuruta ibindi bintu wowe ntabwo uri gushima Imana n'abantu bake abantu benshi ari byo bari kuvuga muri iyi minsi bavuga ngo ndashima Imana n'abantu bake ndashimira Kristo aduhaye agakiza mu gakiza twahabonye ibintu byinshi biratunyura rero kandi abantu bajye banabimenya nuko gukizwa ntibidukiza urupfu gusa rw'iteka muri byarembye avuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe hari n'imigisha yo mu gakiza k'Imana cyane yego ababizi barabizi yego yego ngo ndakubwira abantu nkabwira ngo ntabwo umuntu yagusobanurira ubwiza bw'ikintu ko kiryoha atarakiriye ubwo rero utabizi ntabwo yari yahura n'Imana wahuye nayo yarabizi yego niko bimeze kadusenge
Mana nyagasani mu izina rya Kristo Yesu, izina ryawe ni iryo kubahwa kandi ni iryo gushimirwa iteka ryose. Dufashe uyu mwanya kugira ngo tuba abagabura b'ibyawe, dusabye umugisha ukomoka iwawe kugira ngo ubane natwe. Mushiki wanjye mwene data ugiye gukurikirana iyi nyigisho, turamusengeye kugira ngo mwuka wera w'Imana uzuganze muri we, kandi ububasha bw'isumba byose bugendagende bukore ku mitima y'abantu. Turifuza ngo abantu bahembuka, turifuza ko abantu bakumva icyo bashatse kuvugana nabo muri Kristo Yesu. Amen. Amena. Turashima Imana ko ikomeje kwagura umurimo wayo, kandi n'abantu bakarushaho guhembuka muri ibi bihe bigoye, birimo intambara, birimo inzara, birimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turashima Imana kubwo gutanga ihumure mu mitima yihebye. Sinzi impamvu ngendeye muri uwo murongo, hari impamvu abantu bararemerewe, ariko niba uremerewe ngwino usange Yesu arakuruhura, kuko niwe shingiro ry'ubuzima. Abantu bararya ariko ntibahaga kuko babuze amahoro ya Yesu muri bo. Ngwino umwami aragushaka kandi agufitiye gahunda nziza. Gideon, Karame, sinzi icyo wateguye, ariko genda uko umwuka kuyoboye. urakagira Imana. Reka duhereze abantu ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Ndaza gutaruka nsome n'uwa 12. Haranditse ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimwubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe, mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. 12 iravuze ngo hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Ndashaka kubanza kuvuga kuri iki kibwiriza dusomye, ahandi ndaza kuhavuga nyuma. Umwanditsi w'iki gitabo ni Yakobo. Yakobo uyu ni umuvandimwe wa Yesu. Hanyuma Yakobo ni urwandiko ruyanditse mu gihe cy'akarengane k'itorero, ubwo itorero ryari gutatanira hirya no hino. Nusoma umurongo wa mbere uravuga ngo ndabandikiye mwebwe abatataniye hirya no hino kubera impamvu za Yesu bari gutatana. Hanyuma rero bakira urwandiko, barufunguye, barubonye babona n'urwa Yakobo, bararusoma. Ndashaka kuvugana namwe, tugiye kuganira ijambo ryitwa kwihangana. Bararusoma ngo basoma urwandiko, babona rwanditse ngo bene data ni iby'ibyishimo. Nkunda Imana. Ngo ni iby'ibyishimo rwose, ashyiraho ijambo kandi rwose. Ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Ngo mujye mumenya yuko Imana ije kugerageza kwizera kwanyu, ariko kandi ngo igire produit ikuramo yitwa kwihangana. Reka mbwira abantu akantu gakomeye. Wowe unkurikiye none uri kunyura mu miruho itandukanye, uri kunyura mu ngorane, uri kunyura mu kubura ibyawe, mu gupfusha abo wakundaga, mu bupfubyi, mu rugo rwabaye rubi, mu ntambara nyinshi, mu bihombo, mu buzima budafite ishusho, mu kubura amahirwe wari ugenewe, mu kurenganywa, isi yuzuye ubugome bwinshi. Imana ikuntumyeho irambwiye nkubwire ngo ujye umenya ko ari iby'ibyishimo rwose. Bibiliya yavuze ngo ujye umenya ko ari iby'ibyishimo rwose, ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Hari igihe rimwe na rimwe dukompara ibigeragezo turi kunyuramo n'igihano cy'Imana, tugakompara ibigeragezo turi kunyuramo nuko Imana itakitwemera, tugakompara ibigeragezo turi kunyuramo nuko Imana dutaye, tugakompara ibigeragezo turi kunyuramo nuko Imana hari ubundi buryo yahindutse ku buzima bwacu. Ariko Imana irakiranuka. Ikiranuka twariye, inakiranuka dushonje. Kiranuka ubuzima bwacu ari bwiza, inakiranuka twarwaye.
icyo Imana ishaka ku mwana w'umuntu ni iki? Ni uko umuntu atunga ubugingo buzima. Rero arabandikira arababwira barufunguye banezerewe babateka twumva umuvandimwe wa Yesu turi kurenganyirizwa. Barufunguye basanga babwiye ngo nibyo byishimo nimugubwa gitumo nibagerageza. Niki nshaka kuvugamo muri iyi nyigisho gikomeye? Yaravuze ngo Imana ibije kugerageza kwizera kwacu. Ndagira ngo mvugane nawe wowe unkurikiye uyu munsi, Imana yaje kukugerageza ariko ije kugerageza kwizera. Paulo yarongeye yandika ijambo rikomeye, aravuga ngo Imana ntishobora kutugerageza ibiruta ibyo twashobora. Aravuga ngo ijye bishyira ku munzani ikabanza Imana ikareba ikabona ari byo twashobora. Imana arakurebye ibona ari wowe washobora kunyura muri ibyo uri kunyuramo. Yabonye rero washobora umugabo uteye gutyo, yabonye rero washobora urugo rumeze gutyo, yabonye rero washobora kuba muri situation uri kunyuramo. Ijuru ryarakurambagije rimaze kwitegereza ribona ni wowe ufite ibiro biresista icyo kintu, ijuru rirabikizana. None nibyo kiri kukuriza amarira menshi koko, kirakubabaje umutima wawe, urahangayitse, ufite ibibazo byinshi wumva wabaza Imana, uri no kwibaza iki Imana ikuziza. Ariko ndaje nkubwira impamvu Imana yarakurambagije. Ibyo uri kugeragezwa birangana n'icyizere Imana igufitiye. Imana idutabare. Narinje kukubwira ngo ibyo uri kugeragezwa birangana n'icyizere Imana igufitiye. Kandi twibukiranye ko abana bose batavomesha ibivomesho bingana. Mu yandi magambo, nugeragezwa byinshi birangana no kufitiye icyizere kiri hejuru. Nugeragezwa bike birangana no kucyizere cyawe ufitiye kiri hasi. Wikwitotombera ko ari byinshi cyangwa ko birambye. Impamvu birambye n'ingano yuko Imana ikwizeye mu gihe kirambye. Impamvu abandi byakemutse vuba ntabwo bari bafite icyizere kigera kuri wowe. Ndashaka kubwira ngo ingano uri kugeragezwaho ni ingano y'icyizere ufitiwe. Nudahagara muri ibyo uraba udashaka guhesha agaciro wakugira icyizere. Emera guhagaramo neza kandi ukomeze ukiranuke. Bibiliya irambwiye ngo bene data nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe mujye mumenya ko Imana igerageza kwizera kwanyu. Amen. Kandi ngo iyo igerageza kwizera ngo ibigira ngo ikubyaze kwihangana. Reka mbabwire amakuru. Ntabwo umuntu avuga ngo arihangana atizera. Inkomoko yo kwihangana iva ku kwizera. Kandi ikimenyetso kigaragaza ko wihangana nuko hari ibiza bikagerageza kwizera kwawe ntugute. Imana idutabare. Dufite abantu bamaze gusohoka mu bintu by'Imana, bamaze kurekura iby'Imana kuko bageragejwe. Burya ntabwo wizeraga. Iyo uza kuba wizera wari kubigumamo, kubera ko nta muntu wizera ucogozwa n'amakuba n'ibibazo. Ahubwo arahagarara akema. Biravango rero mureke Imana ngo igerageze kwihangana kwanyu, ngo nako ngo irebe ko kuba gushyitse ngo nibuzaba ushyitse utabuzeho na gato. Ndashaka kubabwira ijambo rikomeye, kwihangana kugira imirimo. Bibiliya yavuga ngo mureke kwihangana usoze imirimo yako. Imirimo yo kwihangana ni iyihe? Uwa mbere, umurimo wa mbere wo kwihangana, umuntu wihangana areba iby'Imana yakoze, ntabwo atumbira ibitarakora. Imana ishimwe. Amen. Kwihangana bibitsemo imbaraga zituma tureba ibyo twakize, bikaturinda amaso areba ibitwasamiye bigiye kutwica. Wo ni umumaro wa mbere wo kwihangana. Amen. Imana ishimwe. Kabiri, umumaro wa kabiri wo kwihangana bibitsa ubuzima bw'ahazaza dutumbira, bigatuma tudashishikarira ubuzima bw'inaha. Ubuzima bw'inaha ni bubi, ubuzima bw'inaha. Ariko iyo twihangana biduhesha guheza amaso. Reka mvuga akantu gatoya ku bantu bagiye biga imodoka. Iyo wiga imodoka barakubwira ngo reba imbere yawe, bakubwira ngo reba n'ikindi kinyabiziga cyose. Ntabwo wakwiga igare bakubwira ngo reba aho ugiye kunyongera. Oya, barakubwira ngo wireba muri pedale, reba imbere, tumbira urebe imbere. Kwihangana niyo maso yo mu Kristo amwereka imbere. Ntabwo umuntu utihangana areba ibiri kumwica, areba ibimwasamiye. Ndakubwiza ukuri ko nta kinyabiziga na kimwe wakwiga uri kureba hasi aho uri kugenda, ureba imbere. Umuntu imyaremye ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Twiringira Imana yacu nizakora imirimo ngo izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha kandi Imana tugire neza. Imana ikugire neza. Ndashaka kuguha amakuru iyo ntambara urimo. Ndashaka kubwira ngo burya kwihangana kugushoboze kureba imbere. Niba amaso yawe adashobora kureba imbere, biragoye, ntabwo ari wagera kwihangana. Kwihangana biragoye kureba imbere. Imana idutabare. Ikindi kintu nshaka kuvuga, kwihangana kujya kutugeza ku musaruro mwiza ukomeye uko dushobora kuba abatsinzi intambara igihari. Imana ishimwe.
turunesha rugihari ntabwo turunesha rushize ngo twikome mu gatuza ngo rurarangiye, rugihari bakiturasaho, amagambo bakiri kuyakuvuga, ubukene bugihari, abambuzi bagihari, ingorane zigihari. Imana ishimwe, intambara zikiri zose zisukiranya, duhagarara turi abatsinzi. Imana ishimwe. Kubwo kwihangana umuntu arahagarara, abantu bajya muri bakibaza impamvu. Njya nkunda kubwira nkababwira ngo kwihangana ubwabyo bijya bihinduka nk'ikinya duterwa. Abantu bareba ibyo turi kunywa bakabona bizatwica, ariko kwihangana dufite kutubeshaho mu makuba, ariko kandi amakuba ntatugira abagorwa ngo twitwe ngo twaragowe, ahubwo tukaba dufite ubutsinzi dukura muri Kristo Yesu kubwo kwihangana. Imana itugire neza. Ndashaka kubabwira ngo mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, ngo nibwo muzaba mushyitse mutabuzeho na gato. Umuntu ashobora gushyika ariko abuzeho akantu. Kugira ngo umuntu ashyike rero atabuzeho na gato bimusaba ikintu cyitwa kwihangana. Kandi mbibutsa akantu gakomeye nkivuga kwihangana. Kwihangana nta muntu ugemurira undi. Mu muco nyarwanda iyo umuntu agize amakuba tukunda kumubwira ngo ihangane, ariko nyamara ntabwo imutera kwihangana, ahubwo abo duhumuriza bose bararira. Iyo ubwiye umuntu ngo ihangane kenshi ararira. Mu yandi magambo ntabwo ihumure umuntu arihabwa nuko bavuga, ihumure umuntu arihabwa no kwizera kuzuye umutima. Imana ishimwe. Imbaraga zo kwizera zikurimo zirangana n'imbaraga ufite zo kwihangana. Niyo mpamvu iyo bakubwiye ngo ihangane bigutera kumva ko abantu bamenye burya amakuba yawe kandi yari ibanga, kuko umuntu wese ntabwo yashaka ko ikibi cyamubayeho kimenywa na benshi. Ariko iyo bakubwiye ngo ihangane, seriviti ikomanda ikakubwira ngo wamenye ko noneho ibyo wishaga byose babimenye, ukahiturizwa nabyo kuko abantu bose babonye ko wagize ingorane. Ariko ufite kwizera, Imana ishimwe, kwizera kujya kuduhumuriza abantu bacecetse, abantu badutaye, abantu batwihoreye. Kubwo kwizera tujya dushobora guhagara tukaba abatsinzi, tukaba abagabo nyabagabo, ijuru rigakoma amashyi rikanezezwa nuko duhari. Imana ishimwe. Amakuba hari tujya dushobora guhagara tugahamya Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kwihangana. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo iki? Iravuze ngo mureke uko kwihangana gusohoze imirimo yako. Imana idutabare. 12 hatubwiye ngo kandi hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ntabwo umuntu yihanganira ubukwe. Ntabwo umuntu ajya yihanganira graduation, ntajya yihanganira ko bakomye amashyi. Umuntu yihanganira ibimugerageza. Biratubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ariko ntabwo yihangana ngo avuge ngo aho nahereye. Abarokore benshi dufite ikibazo kivuga ngo aho nahereye, ariko nawe urebye Mana nta nimbabazi, nta nukayaga unshyirira amakoko, kuva ryari ninjye, ibije byose ninjye. Umva, biravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Ndashaka kubabwira ijambo ryitwa kwemerwa. Ndashaka kubwira ko nta muntu wiyemeza, ahubwo umuntu wese agira ushinzwe kumwemeza, kandi ukwemeza niwe ufite criteria yasetinze azakwemerezaho. Imana itugire neza. Amena. Imana idutabare. Pawulo yahishuriwe mu ikintu yahishuriwe. Yaravuze ngo masiganwa abantu benshi barasiganwa, ariko hari ijambo rimwe abantu batajya basobanukirwa. Yavuze ijambo rikomeye. Ntiyavuze ngo hahembwa wabaye uwa mbere, yaravuze ngo hahembwa wasiganwe uburyo butegetswe. Ikamba ryo kwihangana ribikiwe umuntu washoboye kwihangana uburyo butegetswe. Imana ishimwe. Ntabwo abantu bose bahagaze bakageragezwa bazahabwa ikamba. Ikamba rizahabwa abantu bihanganye ku buryo ijuru rikoma amashyi rikavuga ngo ni ukuri ndamubonye. Umukobwa ugira 30 atarasambana utanagira n'ibyo bitekerezo, uwo ndamubonye, ijuru rikamwemera. Imana ishimwe. Haleluya. Hari ikamba rizahabwa abagabo. Imana ishimwe. Imana ikavuga ngo ndamubonye umugabo urwaza umugore akihangana ntajye gushurashura mu bandi bagore, ndamubonye nguyu umugabo. Imana ikamukomera amashyi. Yewe uri kugeragezwa, ni iki kikubwira kugeragejwe igihe gihagije? Ntabwo kigihagije. Wibara imyaka ukimazemo, ikugenzura ntirabona ko bihagije. Ariko mva ngo amakuru yashyizemo akantu kavuga ngo hamwe n'ibitugerageza igiducira kanzu. Yego. Hari akantu kitwa kanzu kaza mu kigerageza. Imana ikazane ku buzima bwawe none uyu munsi igenda ikunyurizamo akantu kitwa kanzu. Ariko nkwibutse ko akanzu nta muntu ukagenda amahagaze. Kondetse za kanzu nukunama. Utazitwara nk'uhagaze rero kandi ugiye kunyura mu cyanzu. Ntabwo wanyuramo mu cyanzu, wanyuramo bunamye. Bishatse kuvuga ko ari handi hantu Imana ikuremera ishimwe, ariko washima abandi bantu bakariseka.
none uyu munsi ujya kubwira abantu ngo Imana ishimwe ko yaguhaye ibiryo wariye umunsi umwe, abandi bageze ku rwego rwo kubimena. Iryo si ishimwe rero mu maso y'abandi. Gushima Imana ko wowe ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Gushima Imana ko none wowe wabonye diplome ya humanite. Hari abantu bafite PhD ntabwo iryo ari ishimwe. Ako nakanze Imana ikunyujijemo bukakiriye uko. Gushima Imana, Imana idutabare. Hari akantu kitwa kanzu, ariko muhumure, izi ntambara zizashira. Ariko nyamara ikintu gikomeye nshaka kubabwira nuko kwihangana umukristo bitegetswe. Birambwiye ngo namara kwemerwa nibwo azahabwa ikamba. Kandi ikintu cyantangaje, ikamba azahabwa ntabwo ari irindi. Bibiliya yaravuze ngo ni ikamba ry'ubugingo, ndetse ibindi bitabo byo bivuga neza. Bibiliya bisobanura ikavuga ngo ni ikamba ritangirika. Imana ishimwe ngo ikamba ryabikiwe umukunzi, ni ikamba ry'ubugingo. Tubikiwe ikamba ry'ubugingo, tubikiwe ikamba ritangirika. Haleluya, Imana ishimwe. Tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Uko byamera kose tubikiwe ikamba. Tubikiwe ikamba. Tubikiwe ikamba ritazahabwa abantu bose, rizahabwa abakunzi ba Yesu, abakomeje guhagarara bagahamya Imana, bagakomeza gukiranuka. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo iryo ni ikamba ry'ubugingo, iry'Imana izaha abayikunze. Turi abantu bakunze Imana kubwo kwihangana. Imana itugire neza. Reka dusome irindi jambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, dusome igice cyaho cya 5 kugira ngo bimfashe gutuma mwumva neza inyigisho. Igice cya 5 umurongo wa 3 kugera kwa 5 haranditse ngo wa 3 kugera kwa 5 handitse ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibijya bikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Amen. Pawulo hano yari arimo yigisha abantu agakiza twahawe na Yesu Kristo kubw'ubuntu. Arababwira ngo ariko si ibyo byonyine, arababwira ngo ahubwo twishimira mu makuba yacu. Si ibyo byonyine ngo tucelebrate ngo twarakijijwe. Oya, si ibyo byonyine. Niba warakijijwe nuko n'amakuba nazo utarera nk'abapagani. Niba warakijijwe koko ukabukijijwe ukaba utabibeshya, uzagira umwihariko. Amakuba azaza bazabirukana mu kazi muri 100, bamwe batahe bajya kwiyahura, wowe utahuririmba. Niba koko warakijijwe niba warakijijwe niba warakijijwe koko atari ibintu himba muzakorana impanuka n'abandi, urwara n'ibyiringiro, ndetse urwara uririmba, urwara usurwa n'Imana, abandi barwarana umushiha. Niba koko warakijijwe, niba warakijijwe. Bibiliya yambwiye ngo si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Imana ishimwe. Ntabwo gukizwa gusa kuvuga ngo narakijijwe si ibyo gusa, ahubwo nyuma yo gukizwa n'amakuba azaza. Hari abantu mwamaze kwakira ubutumwa butuzuye, bakabwira ko nimukizwa nta makuba muzahura nayo. Ahubwo noneho itandukaniro ni uburyo wajya guyakira utarakizwa nuko ugiye kujya uyakira nyuma yo gukizwa. Imana tugire neza. Niba rero koko warakijijwe, nuhura nayo tuzabimenya, uzagira uryo uzitwara. Tuzishimira mu makuba yacu. Imana ishimwe. Biravuze ngo impamvu tuzabishobora nta kindi nuko tuzi neza ko amakuba atera kwihangana. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, ntiwavuga ngo urihangana nta makuba waciyemo. Kandi kwirwa utubwira ngo urihangana icecekere, tuzabimenye ejo nuba waciye ahantu, tuzavuga ngo burya runaka arihangana. Bibiliya narayikunze cyane. Yobu yarahagaze aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Murumva umuntu ufite indangagaciro n'ubuzima bw'ubumana muri we, niya makuba haravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzigera nikora kuba inyangamugayo. None we bagututse rimwe ugiye kubasubiza kuri YouTube. Abantu barakuvuza ugiye kubavuma. Abantu baraguye mu rimwe usibye nimero zabo za telefone. Uri kwirirwa ujya kubasebya hirya no hino. Imana igutabare, garukiraho wari ugeze, ugaruke mu rugo kwa Yesu. Biravuze ngo
kwihangana, amakuba akubyara ikintu cyitwa kwihangana. Imana ishimwe. Kandi Bibiliya yavuze ngo kandi kwihangana kudutera kunesha ibitugerageza. Haleluya. Amen. Kwihangana kudutera kunesha ibitugerageza. Imana ishimwe. Impamvu nta yindi nuko twebwe iyo turi guca mu bitugerageza turatumbira bimwe nababwiye, tukareba gakondo maze tukabinesha. Ntabwo umuntu yanesha ibintu ari kunyura amatihanganye. Nshuti yanjye muvandimwe, ibikugerageza uzabineshesha kwihangana. Niba umutima wawe udafite kwihangana biragoye ko wabinesha, ariko niba ufite kwihangana uzabinesha. Reka mbabwire, naratangaye. Ibitugerageza biza bishaka ibintu bitatu muri twe. Icya mbere, biza bishaka kugira ngo bidukamuremo imbaraga zo gusenga no kwizera. Nureba ibigeragezo uri kunyuramo muri iyi minsi, wibuke mbere utarabinyuramo ko wasengaga niko ugisenga. Wongere wibuke uburyo wizeraga niko ukizera. Waratsinzwe, wihana. Icya kabiri, biza bigira ngo bitwereke ko Imana yadutaye cyangwa itakinabaho. Birababaje, biteye agahinda kubona ubutumwa bwiza wavuze mu ndirimbo n'ahandi hose wabuvuze, n'uburyo wasenze Imana, kubusiga bwira abantu ngo Imana ngo harya bitanabaho. Nta kindi kibazo, uraremererewe. Ibikugerageje iminsi bitangiye kuguhuza ko Imana iba. Ya Imana idutabare. Ibikugerageje iminsi biri gutuma unibaza utese ubu yabibaho koko, ntaba ndi gusohorwa mu nzu. Iriho dushonje tudashonje, iriho Imana iriho. Haleluya. Imana iriho. Icya gatatu, ibikugerageza bigutwara guhamya Imana. Mu buzima bw'umuntu wageragejwe cyane ntabwo ajya agira guhamya Imana. Ubuzima bwe ntabwo bugiramo guhamya Imana. Ibyiringiro by'aba yarabyimuye ku Mana, arabyimuriye ku bindi bintu. Kandi uko ukiri ibyiringiro ku bantu uhakura ibikomere byinshi, ariko ibikize ku Mana uhakura amahoro. Imana ishimwe. Ibi rero yavuze ngo kwihangana kuduhesha kunesha ibitugerageza. Imana ishimwe. Kunesha ibitugerageza ngo bikatuzanira ikintu cyitwa ibyiringiro. Haleluya. Amen. Bijya bituzanira ikintu cyitwa ibyiringiro. Ibyiringiro ni iki? Ni ukugira umutima ushikamye. Umutima wacu tuwushikamisha ku Mana kuko tumaze kunesha ibitugerageza. Ngo kandi bene ibyo byiringiro ngo ntago bijya bidukoza isoni. Gushikamisha umutima we ku Mana ntabwo ari ibintu byagukoza isoni, kuko yitwa ishobora byose, itegeka byose, umuremyi wa byo. Haleluya. Ifite imbaraga n'ubushobozi kuri byose. Ni Imana ibasha byose. Ntabwo kuba warayishikamishije umutima bizagukoza isoni, ngo kuko ngo iby'Imana yakoze byasabye mu mitima yacu. Imana ishimwe. Dufite ibihamya, dufite ibimenyetso, dufite ibintu bitwizeza ko Imana ari umukozi w'umuhanga, kandi no kudukiza yabasha kudukiza. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndashaka kubabwira uherekane sano. Imana idutabare. Uherekane sano rw'ibi bintu. Niba uri umuntu ushaka guhagarara ufite ibyinyo bidakoze isoni, ukwiye kumenya ko sogokuruza wawe akwiye kuba amakuba wanyuzemo. Niba utaranesheje amakuba, izindi ntambwe ntuzazishobora. Izi ni ingendo z'umuntu wamaze gukizwa akwiye gukomereramo. Ukwiye gukomezwa n'uburyo unesha amakuba. Amakuba iyo yanesheje akakuzana kuri nivo yo kwihangana, kandi kizagushoboza kunesha amakuba ni ukwizera. Imana idushoboze. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzashobora amakuba niba mwarahuye nayo ukabicomokamo. Niba uri umuntu uhora ukizwa buri munsi, ugakizwa none ejo haza amakuba ukiruka, ntabwo uzagera kure. Ariko hagarara kigabo. Nubishobora uzahagarare ku ngingo yitwa kwihangana. Kwihangana niba byarakunaniye, witubeshya nta wari wagera. Subira inyuma ujye gutangira. Usubire kujya gutangira. Ushobore kwihangana. Nushobora kwihangana uzabona ibintu byinshi uzanesha. Kunesha ibitugerageza. Nuharenga nibwo uzashobora gutunga ibyiringiro. Ese ujye ubwira abantu nguriringira, reka turebe urugendo bamaze gukora mbere yaho. Imana ikugire neza. Birashoboka ko uyu munsi waba wumvise ijambo ry'Imana, umutima buryo ukakwereka ko hari ibintu byakurijije amarira ukarekura Imana. Burya umutima ukakwereka ko utashoboye guhagarara ngo uhamye Imana amakuba yisukiranyije, ngo ushobore kugaragarana amarangamutima y'umunezero. Ariko uyu munsi ukaba wumvisha umutima utsinzwe n'ijambo ry'Imana. Bwira Imana ngo Mana nyeza, mbabara kuko nari narataraye,
nari naragiye kure. Kandi nawe unkurikiye ukaba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ndakugira inama kugira ngo uze umugureho umuti, niko Bibiliya ivuga, usiga ku maso yawe kugira ngo arebe. Ni ukuri ko mu Mana biraryoha kuruta ibindi bintu byose. Imana ishimwe. Rero wikwitesha ayo mahirwe. Hari impamvu itumye Imana itumye ifungura iri jambo ry'Imana, kwari kugira ngo nawe uhure na Yesu uyu munsi. Bwira Imana, ibwire ngo Mana, ndi imbere ndi umunyabyaha, ariko ndagusabye ngo unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unkize urupfu rw'iteka. Mana, dusengeye bene data, dusengeye bashiki bacu bakiri ijambo ryawe, kugira ngo ijambo ryawe ribe inkota kandi ribe inyundo isenya ibintu byose bidafite umumaro, maze ukomeze iby'imbaraga. Mwene data wari umaze iminsi yumva umutima w'urushye, yumva amagajya amugose, yumva ingorane z'ubuzima zabaye nyinshi, yumva ibiri kumugwaho gitumo byamujyanye kure yawe, umugirire imbabazi kandi wongere umwubake abe yubakitse rwose, abihawe nawe. Urakoze kuri Imana itanze amahoro, kandi uri Imana itabaye ikitamurura ku buzima bwa buri wese wumvishe ijambo ryawe. Reka amahoro n'imigisha bikomoka ku mwami wacu bikomeze kuganza muri twebwe twese ku izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane, turabakunda. Inkuru nziza.